ese waba warotaga uri gukura imyumbati mu murima? Ese waba warotaga uri gukura imyumbati y'imiribwa? Ese waba warotaga uri gukura imyumbati irura, cyangwa mu kindi kinyarwanda ishaririye, cyangwa mu kindi kinyarwanda iyi myumbati bakura bajyana kwanika, cyangwa iyi myumbati bakuramo ubugari? Waba wayirotaga ntumenye icyo bisobanura? Nibyo tuje kugusobanuriraho. Injira na like, ukore share, ukore comment niba nta shyari. Turabigusobanurira byose hamwe n'ibijyanye no kurota urimo utoragura avoka munsi y'igiti, wazitoragura ari mbisi cyangwa ukazitoragura zihiye, byose nibyo tuje kugusobanurira. Icy'ingenzi turababwiramo bimwe by'ibanze. Icyo udasobanukiwe ubasha kutwandikira kuri namba yacu ya WhatsApp, turagusubiza nta kibazo. Tuguha ku by'Imana yaduhaye tubifashijwemo n'Umwuka Wera, Imana ikadushoboza kugusobanurira. Tukwibutsa ko n'ikindi udasobanukiwe ubasha kutwandikira ukadusobanuza, tukagusobanurira. Kandi nkwibutsa kwinjirana like, nongere mbikwibutse niba nta shyari ugira. Niba uri mushyashya ukande subscribe, nabyo ni iby'ingenzi. Kandi woherereze n'abandi bantu b'inshuti zawe no mu magurupe niba bigushobokera. Niba uraduha akanya, dore twe ntago dukoresha umwanya munini, ni iminota mike kugira ngo ubutumwa bubashe kwamamara hose, kandi iby'ingenzi tubivugamo byihuse. Wowe uri kutwumva nturambirwe, ntago tujya dutindira abantu. Reka duhere ku mwumbati, icyo usobanura. Umwumbati w'umuribwa uri gusobanura isezerano, ukongera ugasobanura umugisha, ukongera ugasobanura imbaraga. Rero nubona uri gukura umwumbati, hari igihe uwukura ukawukurisha intoki, nabyo bifite icyo bisobanura. Hari igihe uwukura mu murima, nabyo bifite icyo bisobanura. Yo uri kuwukurisha isuka uba uwukurishije ibifite icyo isobanuye. Nayo reka nkubwire icyo isobanura. Iyi suka isobanura umurimo w'Imana. Rero nubona uri gukurisha umwumbati isuka, ukawukurisha isuka, uwo mwumbati akaba ari umuribwa, icyo gihe Imana izaba iri kukubwira ngo ugiye gukora umurimo wayo. Ariko nubwo ugiye kuwukora, ukwiye kubanza gusaba imbaraga, arizo uwo mwumbati wabonaga. Uwo mwumbati usobanura ibintu byinshi bitewe n'icyo Imana ishaka kukubwira. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ndagenda ncamo muri makeya, kuko byose sinahita mbivugiramo hano, kugira ngo ducunguze uburyo umwete, kugira ngo buri wese abashe kumva mesaje ye imugenewe. Rero ari ukurota ukura umwumbati, uyu bakuramo ubugari. Uyu mwumbati bakuramo ubugari nurota uri kuwukura ushaririye, cyangwa hari n'igihe urota uri no kuwurya. Ibyo bizaba bifite nabyo icyo bishatse kuvuga. Ariko reka mvugemo kimwe cy'ingenzi. Umwumbati ushaririye uri gusobanura umugisha, ukongera ugasobanura isezerano, ukongera ugasobanura ko ari umugisha ugiye kubona, ariko unyuze mu kigeragezo, unyuze mu maganya, unyuze mu mibabaro ikomeye ishaririye, bitewe n'uko uwo mwumbati ukuye urarura. Umurima rero nawo ugasobanura umurimo w'Imana, uwo murima urota uri kuwukuramo. Rero twebwe kugira ngo tutabatindira, niyo mpamvu uri kumva ngenda noshaho dukeya kugira ngo bitabatindira, kuko benshi nsigaye mbona bashaka ngo ibyihuta, ariko ntacyo. Abazajya bashaka ibitihuta cyane bazajya batwandikira tuvugane, nibyo byaba byiza kurushaho. Ariko iyo urangije iyi video biba byiza, kandi ukanayoherereza n'abandi, biba byiza kurushaho. Reka tugende rero ku kurota uri gutoragura avoka munsi y'igiti. Nkwibutsa gukanda like, gukora share na subscribe niba uri mushyashya, na comment niba nta shyari ugira nawe. Ndizera ko uri bubikore. Reka tunyarukire kuri
iki giti cya avoka ku muntu uba arimo atoragura avoka munsi y'igiti icyo bisobanuye mu nzozi. Turahera kuri avoka zihiye, kubona uri gutoragura avoka zihiye. Hari avoka ubona zihiye neza, hari na avoka ubona ari mbisi. Izi avoka nubona uri kuzitoragura zihiye, bitewe n'uko zingana, n'izizaba zitabozeho azaba ari amahire, bitewe n'icyo Imana ishaka kukwereka izagusura mu nzozi cyangwa mu iyerekwa iguha inzozi. Nubona utazisobanukiwe uzatwandikira kuri WhatsApp tuzagusubiza. Rero nshuti y'umusaraba, izi avoka nubona uri kuzitoragura zihiye, uzamenye ngo iyi avoka utoraguye isobanuye amasezerano n'imigisha bigeze igihe Imana yakugeneye. Icyo gihe uzasenge usaba kwakira umugisha Imana yakugeneye. Noneho nubona uri kuzitoragura ariko ukabona harimo iziboze, uzahita umenya ko izi avoka zifitemo ikibazo. Hari igihe nyine Imana ibikwereka ikakwereka hari izibozeho gatoya, hari izibozeho uruhande runini, bitewe n'uko ishaka kukwereka, ibikwereka mu nzozi cyangwa mu iyerekwa. Noneho hari n'igihe rero utubona ari utuvoka dutoya cyane, ariko uzamenye ko ufite amasezerano n'imigisha, ariko bitazakumaza by'iminsi mikeya kubw'uburangare bwawe. Uzaba ugiye kubyakira ariko nta minsi bizakumaraho, nta minsi bizamara, kuko nyine nibyo wakoreye, wasenze ubijugunyira abandi uvuga ati yewe byo gusenga ngo njye ntacyo bimbwiye, abandi bagasenga unabareba, hakaba ari n'igihe ugenda unabaherekeje. Ariko umenye ko uko umuntu asenga, nta muntu usenga akina, nta n'usenga akina birushije umuntu uri kwikinisha, reka mbivuge gutyo. Ntawe usenga akina rero. Aho kugira ugiye gusenga uri kwikinisha wabyihorera. Reka tunyarukire kuri iyi avoka mbisi. Nabwo hari ukurota uri gutoragura avoka mbisi. Iyi avoka mbisi nurota uri kuyitoragura, uzamenye ko nabwo ari isezerano n'umugisha Imana izabiguhaye. Ariko icyitonderwa, iryo sezerano ntago rigejeje igihe cyo kurihabwa. Hazaba harimo igihe cyo kuritegereza kugira ngo uzarigereho nk'uko bikwiriye. Nicyo Imana izaba ishaka kukubwira aho ngaho. Noneho hari n'igihe zimanuka ari ibitumbwe. Ibitumbwe sinzi niba mubyumva, sinzi aho wowe ururimi ubyumvamo, cyangwa avoka ziteze, reka mbivuge gutyo. Nurota uri kuzitoragura ari ibitumbwe cyangwa ziteze, uzamenye ko uri gufata ibitari ibyawe. Uzamenye ko uri gufata amasezerano atari ayawe, kwa kundi wumva bahanuriye umuntu ngo Imana ikugiriye gutya na gutya, warangiza ukabona nyine ngo ukavuga ngo nibabimpe nk'aho ari ibyawe. Uzamenye kuri gufata ibitari ibyawe ari cyo Imana iri kukubwira. Rero ikizakwereka ko ari ibyawe nyakuri, uzabona ari avoka nzima, nziza, zizewe. Noneho nubona uri kuzica ari ibitumbwe, uzamenye ko icyo gihe Imana iri kukubwira ngo ufite amasengesho y'intege nke, kandi hari ibyo Imana yashakaga kukugenera. Rero icyo uba usabwa aho ngaho ni ugukanguka, ukaba maso, ukabana n'Imana uko ibishaka. Rero nshuti y'umusaraba, nshuti y'Imana, ndakwingingira gukangukira gusenga Imana, ndakwingingira gukangukira kubohokera Imana, kandi nkwibutsa gukanda subscribe, nkwibutsa gukora share na comment niba nta shyari ufite. Kandi ibi biganiro ubisangize abandi benshi aho muherereye ku isi hose. Nubona ukeneye izi nimero zacu cyangwa ukumva urazifuje, watwandikira ukazitwaka, tuba tubereyeho kuziguha. Rero nshuti y'umusaraba, ndakwingingira kudukurikirana kugira ngo
tubashe gukomezanya muri uru rugendo, tubashe kugera mu bwami bw'aheraho mu ijuru. Imana nibampera umugisha aho muherereye mu mpande enye zose z'isi, kandi nibanyambikira imbaraga kugira ngo tubashe gukomeza muri uru rugendo twese twejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo masa. Umukiza nabe hamwe namwe, kandi ababere umujyanama, abaragire nk'intama, ababere inkomezi, ababere ingabo ibakingira ku manywa na nijoro. Nakagaruka rero nkwibutsa kugenda hari icyo uvuze kuri ibi ngibi. Imana ikomeze igufashe, turacyari kumwe.